Ese ujya uryama ntusindire neza? Wajya kuryama ukabura ibitotsi? Uyu munsi Zaratunyuze TV twaguteguriye amwe mu mafunguro y'ingenzi ushobora gufata akakongerera ibitotsi ugiye kuryama. Gusinzira neza ni ingenzi, cyane cyane ku mikorere myiza y'umubiri, kuko bifasha ingingo zitandukanye z'umubiri gukora neza. Mu gihe usinzira neza bihagije, uba urinze umubiri wawe ibyago byo kwibasirwa n'indwara zikomeye zibasira umutima, impyiko, urwungano rw'ubwirinzi ndetse n'ubwonko. Hari ibintu bitandukanye ushobora gukora bikagufasha gusinzira neza. Kimwe muri ibyo kandi cy'ingenzi, harimo amafunguro ufata mu ijoro mbere yo kuryama. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe amafunguro y'ingenzi ushobora gufata akagufasha gusinzira neza. Ariko mbere y'uko tukubwira iyi nkuru, banza ukande kuri subscribe, ugire notification naho ukandeho. Amwe mu mafunguro y'ingenzi wafata akagufasha gusinzira neza harimo amata ashyushye. Amata ashyushye cyangwa akazuyazi kuva kera yagiye akoreshwa nk'umuti wo kubura ibitotsi. Yuzuyemo ibituma usinzira nka tryptophan, melatonin, vitamine D ndetse na calcium. Kuba wafata akarahure k'amata ugiye kuryama bishobora kugufasha gusinzira neza. Icya kabiri, amafi. Cyane cyane akungahaye ku binure bya omega 3, ayo mafi nka salmon, fish fillet n'izindi. Vitamine D na omega 3 fatty acid bifasha mu kuringaniza umubiri umusemburo wa serotonin. Ku batazi serotonin akaba ari wo musemburo urekurwa n'ubwonko mu kugenda gusinzira no gukanguka uko bikwiye. Uretse amafi akizeho, abonekamo kandi imyunyungugu y'ingenzi yitabazwa mu gusinzira neza, harimo potassium, magnesium, phosphore, zinc n'indi. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga umuceri w'umweru. Umuceri uribwa na benshi kandi kenshi. Nubwo udakungahaye cyane cyane ugereranije n'umuceri w'igitaka kuri fibre, intungamubiri ndetse n'ibirinda umubiri uburozi antioxidant, ariko ukize cyane cyane ku binyamasukari byinshi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya ibyo kurya byongera isukari mu mubiri mbere yo kuryama bishobora gufasha gusinzira neza. Nubwo ariko uyu muceri wagufasha gusinzira neza, ni byiza kuwurya mu rugero kubera ko intungamubiri zibonekamo ndetse na fibre ari nke. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga lettuce cyangwa se salade. Abantu benshi usanga nijoro bahitamo kwirira salade gusa. Izi mboga za lettuce zikunze gukoreshwa cyane cyane kuri salade, zifasha mu kurwanya kubura ibitotsi, bityo zikagufasha gusinzira neza. Ikinyabutabire kiboneka muri lettuce kizwi nka lecithin. Gifasha mu gusinzira neza, cyongera amasaha umara usinziriye no kugabanya igihe umara ku buriri utarasinzira. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga almond. Almond ni utubuto twenda kumera nk'ubunyobwa. Dukize cyane kuri melatonin, umusemburo udufasha kugira igihe cyo kuryama no kubyukira. Guhekenya utu tubuto mbere yo kuryama bishobora kugufasha gusinzira neza. Uretse ibi kandi, hari n'ibindi bishobora kugufasha kubona ibitotsi no gusinzira neza. Harimo nk'icyayi cya chamomile cyangwa se chamomile tea, harimo umuneke nayo ikize cyane kuri tryptophan ndetse na magnesium, byose by'ingenzi mu gutuma ubasha gusinzira neza. Harimo na fromage, ubonekamo cyane cyane caseine. Iyi ikaba poroteyine y'ingenzi dusanga mu mata, nayo igufasha mu gusana no gutuma imikaya ikura mu gihe uyifashe mbere yo kuryama. Dusoza, aya mafunguro atandukanye twavuze hejuru yagiye akoreshwa mu kuvura kera, mu kuvura ikibazo cyo kubura ibitotsi no gusinzira nabi, kandi nta ngaruka mbi atera ku mubiri igihe cyose ariwe mu rugero. Kugira ngo ubashe kubona ibyiza byinshi n'intungamubiri zihagije, ni byiza kuyarya byibuze amasaha 2 mbere yo kuryama, kugira ngo wirinde kugugara mu nda cyangwa se ibyo bita indigestion n'ikirungurira. Murakoze cyane guhitamo Zaratunyuze TV. Imana ibahe umugisha.